cyihariye igice cya kabiri Gor Mahia irakiharira kuko bose nibwo babonye igitego muri icyo gice bajya muri extra time Rayon Sport iza kubona igice ariko benshi bavuga bati yabonye igitego muri extra time ariko nta kintu yakinnye kirenze cya Gor Mahia cyo yakinnye nubwo na Gor Mahia itabonye igitego ariko muri extra time umutima w'abareba wari uri mu bihaha niko nabyita mu by'ukuri Rayon Sport muri ibyo bice bitatu ni Rayon Sport yitwaye gute contre Gor Mahia iyo tugira amashusho byari kudufasha cyane Didier adufashe gato tudere ku gitego cya mbere kiba kigaragaza uko ibintu byagenze ariko ubwo turafasha abantu bari kuri YouTube nabo kuri FM tubasobanurira reka dutangirane action ushatse wastopa gato ndagira ngo nkwereke icyo nshaka kuvuga ubwo bari kuri FM namwe ndabasobanurira nango uhereye muri metero 30 ku izamu ry'ikipe ya Gor Mahia uvuye aho umuzamu wa Gor Mahia yari kugera aho umukinnyi wa Rayon Sport watanze umupira avuyemo igitego yarari Rayon Sport yari ifitemo abakinnyi 1 2 3 4 5 6 kuri aba ngaba ni 6 bari muri metero 30 z'izamu ya adversaire subira inyuma kuba kuri bane baretse gato stop baretse gato ya Didier ndashaka ko tujyana gahoro mwana wa mama kandi ndabizura umuntu wanjye cyane Ray ifite abakinnyi 6 ku 9 ba Gor muri metero 30 uvuye ku izamu rya Gor Mahia ubundi ibi biba bisobanuye iki iyo bagiye gukora attack imeze gutya nango inyuma Rayon Sport ifite abakinnyi 4 which record the rest defense nicyo mu mupira twita defense wasigaje ni yabane kuri 6 bagiye gusatira yego igisobanuro kigufi kirimo kirakwemeza ko Rayon Sport yari ifite plan yari ifite gahunda yari ifite intego yo kuza ishaka gutangirana igitego ibanga currency navuga ngo idovize Rayon Sport yagendeyeho muri no sekafa yose hari ingingo namubyibuka mu kiganiro twakoze kwa kane tuganira yarambwiye ngo iteka iyo ubanjwe igitego muri ino mikino ya competition kubera pressure buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo nkigomboye natahana rimwe buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo ninsinwa ngawusha na 3 mfite uburyo bwo kwiratrapa nzayakurura ku zindi match ziri imbere ariko muri knockout kuko ubuzi ko ari ukuvamo iyo ugikubiswe ujya kuri panic utangira gukina n'amasaha na pro bindi mwapanze gukina ntubikina birakugora so iyo rero ukubise ikipe igitego yari yo yose we biguhereza umwanya wo gukina ibintu byawe noneho ukayihereza uko ufite double chance ubango ni mu kinyishyura dufite extra time noneho iyi surprise goal nkuko yita cyangwa igitego cyo gutungurana reba ukuntu cyasunikiye Gor Mahia kujya kudefanda we afite 6 ariko reba ba Gor Mahia twari tumaze kubivuga ni 9 naho base ifite abakinnyi 9 ese uri kumva ko Rayon Sport abakinnyi ba Gor bose bagarutse kwidefanda Rayon Sport yo idafite ikibazo cy'abari buze kuyitsinda yego nango niba bandi 9 bari kudefanda muri metero 30 ngo Gor ifite umukinnyi umwe wenyine imbere ahagaranye n'abakinnyi hafi 4 bare bivuga ko Rayon ifite equilibre nuko ngo itakaje umupira kudefanda birayorohera kubera yuko nta kibazo ifite cy'abakinnyi ba Gor Mahia basigaye Okoti yarasigaye hagati kuko ahangare abantu batagaragara n'abaksiare bombi na Ganijuru ndetse na Jingare wasigaye kubera ko modero ubwo we yagiye now Didier rekura gato ya tugende ko ndashaka ko nabo kuri FM masobanukirwa tugende tubivuga mu mare ushatse wa stopa aho ngaho turagenda tuganira nabo kuri FM ahantu duhagarikiye abari kuri FM na ahantu Kabange yaramaze gusiga umukinnyi wari umufashe na adukwa nimero 11 hari abakinnyi 3 bari mu rubuga rw'amahina Kabange yegereye aho agiye gukatira umupira yari yarenze hahandi nakwita tuhita muri demi espace mu mupira ni hagati y'umurongo uva muri kona na wa murongo winjira mu rubuga rw'amahina ariko uturutse ku ruhande aho Kabange ne akunda guhindurira imipira Kabange rwose umwanya yana confirmye nta nibyo kwibaza ubwo kabiri nta cyo kuganira ndagira ngo tugaruke kuri ryabanga twaganiriye ubushize ikintu cyitwa positioning y'abakinnyi ba Rayon Sport icyo twita premier poto uwegereye Kabange ni Eri3 uri kumubona uri hagati y'abadefenseri nk'ibisanzwe iteka umuremure ni muremure gusumba abandi akaba ari
Junior Kameni ari hagati y'abadefanseri babiri umwe ari mu bitugu bye undi ari kumureba imbere ye hanyuma hari undi wagiye mu mugongo w'umudefanseri ku cyo twita deuxième poto cyangwa se icyo twita fa poste ati Sokoji ku bitego yagiye atsinda iki gitego ntaho gitane n'ibindi rero yatsinze ariko hari ingingo mwibuke kwa kane ikintu yatubwiye naramubwiye nese hari ingingo ko muhora mutsinda imipira ivuye ku ruhande rw'iburyo deuxième poto bizagenda gute arambwira ati ibanga sindi kubwira ariko wemenya ko dufite plan Didier warekura tukajyana ubusanzwe reyere kuri imipira deuxième poto reba noneho ikikwereka ko babikoze babishaka urabona ko Junior Kameni afense abadefanseri aberetse ko agiye kuza kwataka baro aje imbere nkuje kuri premier poto reba Kabange arebye uri animak dudafite umuntu Kabange yaranyemeje muri ino seka udafite umuntu ni oya uyu wakinnye baro ni tatu hano imbere premier poto rero urabona ko ateganye n'ipoto rya mbere kandi nta muntu umufite reba rekura bararayirekuye Junior Kameni yongera arayidevi noneho wabonye ko Samiri bahinduye ntabwo bashatse Atiso uri ku ipoto rya kabiri ubusanzwe Kabanga yitaga yiransa ku Atiso wa nyuma bayizanye noneho ku cyo twita niya post ipoto rya mbere dore mwereke noneho ikiza cyari kirimo nugerageza kureba nta muntu yatandaga ko rero bukine premier poto kuko nureba bano bakinnyi hafi babiri cyangwa batatu bagomba ahise ajya kumarika Atiso bose umwe yagiye kumarika Atiso ariko bose bari bafunze icyo bita zone nta wagiye kumarika umukinnyi uyu tatu wateye umupira bose nawe yatandaga ko Rayon Sport yakina baro premier poto ubwo ni bose bumvaga ko bari biyikine ashaka rutayizamu cyangwa akayikina ashaka fa post niyo mpamvu mu migongo ya kumarika zone bari bahagaze kuri uno murongo usa n'urinda gardien avuga ati nayitanga hasi tuhita tuyirenza yego ubwo basaga bari imbere ya gardien wabo ntibitaye kujya kumarika umukinnyi wa Rayon Sport wari wagarutse inyuma gato ikintu nakubaza ubwo nibyerekeye ko Charles Akono mu buryo bwo kwiga Rayon Sport yigiye kukuvuga ngo iyo Kabanga yinduye imipira aje bacungana na wa muntu witwa Tisokojo bikubakirana none ku kintu kimeze gitya uyu musore Junior Kameni biranagaragarira muri aya mashusho abantu babirebe neza abadefanseri babiri bose b'ikipe ya Gor Mahia bari bibanze kukuvuga ngo turafata uyu musore witwa Kameni byandi twavuze ngo ntabwo ari umukinnyi uburinzwe n'umukinnyi umwe w'umudefanseri kuko yaba nimero 4 Mike Evans Kibwage na nimero 5 Frank Onyango Diambo bahagaze neza bafashe witwa Kameni ari nabyo byatumye witwa Erita tu wakinnye umupira aba libre wenyine kuko ngo abakinnyi babiri bahugira ku mwata kumwe ananda Tisokojo usangana nimero 2 yasohotse kuza kunganira aba defenseur centrale asigara wenyine wabonaga ko nono Charles Akono avuga ngo Kameni tube tumufashe nawe Ochoga ugumane na Tisokojo birengagiza kwa kwiga nono kuri